Yego rero ndagira ngo mwamaze kubibona neza ko ku kibuga cy'indege i Goma hamaze gusesekara indege ya MONUSCO nyuma y'igihe kirekire mu by'ukuri kingana n'umwaka urengaho amezi make hatagwa indege. Ngira ngo mwabibonye neza ko hamaze kuba hagwa indege. Mu by'ukuri mwahita mwibaza ngo iyi ndege yaguye hano i Goma ije kumara iki, yarizanye nde, yahaguye mu buhe buryo? Mu by'ukuri nibyo ngira ngo rero twongere tugarukeho nyuma y'ikiganiro twari tumaze kubakorera mu kanya gato tubabwira ko nyine iyi ndege n'ubundi yahasesekaye. Aribyo rero nongeye kuzamo muri aka kanya amakuru n'ubundi bari gucicikana buri segonda. Nibyo natwe rero twiyemeje kugira ngo tujye tubibagezaho buri kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku umuyoboro wacu wa YouTube, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi atandukanye azajya anyura ahangaha. Mu by'ukuri uyu niwo muyoboro wa YouTube channel uzajya ukugezaho amakuru yizewe, ari update, ndetse mu by'ukuri nta n'akantu na gato kagucitse. Nabindi rero biri kuvugwa muri aka kanya ni indege imaze kugwa ku kibuga cy'indege i Goma. Wakibaza ngo yazanye nde? Ni indege imaze kuzana umuyobozi mukuru wa MONUSCO cyangwa se umuyobozi mukuru wa UN wasesekaye hariya ku kibuga cy'indege i Goma, aho mu by'ukuri hari ishusho iteye ubwoba kandi itangaje cyane, itari inasanzwe mu maso ya rubanda. Mu by'ukuri ikibuga cy'indege cyari kimaze umwaka wose urenga kidakoreshwa. hari isuku idasanzwe, isuku nyinshi cyane, ndetse n'umutekano bigaragara ko nyine hari hagiye kuza umuntu ukomeye. Ari nabwo rero yamaze kuba ahasesekara hariya ku kibuga cy'indege i Goma. Mwabibonye nyine ko uyu mukuru wa MONUSCO akimara kuhagera yatangaje amagambo make cyane mu rurimi rw'igifaransa. Ubona neza ko nyine ururimi rw'igifaransa atari ururimi asanzwe avuga mu by'ukuri, bitewe n'uko yakomeje kugenda ategwa gake gake, ariko bikarangira n'ubundi atangaje ibyo yari yagennye gutangaza kuri uyu munsi. Yakiriwe n'abayobozi ba M23. hari umutekano mwinshi udasanzwe. Ngira ngo rero nubwo uyu mutekano wari uhari Goma, n'iyi ndege ubwawe yaje iherekejwe n'abayicungira umutekano mu buryo budasanzwe. Ngira ngo mwabibonye ko akimara kumanuka mu ndege nyine imaze kugwa hasi, abashinzwe umutekano biwe bahise bawucunga, hanyuma rero agahita hatambukana umucyo. Ndetse bikaba binavugwa ko nyuma y'uko M23 imaze gushyira mu biganza byayo uyu mujyi wa Goma, hari byinshi MONUSCO ije kugira ngo yumvikaneho na M23. Ibyo byinshi rero ntibirajya hanze. Uko bigenda bijya hanze turajya tugenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Gusa igihari nuko umuyobozi wa MONUSCO nyine yamaze kuhasesekara hano ku kibuga cy'indege cy'i Goma. Hari amazu menshi yasenyutse mu mirwano nyine yahabereye, hari n'ibikorwa remezo byinshi byasenyutse, dore ko abantu bavugaga ko iki kibuga cy'indege kitazongera gukoreshwa. Banatunguwe nuko ari ikibuga cy'indege gifite isuku nyinshi idasanzwe, imirongo n'ubundi ikigaragaramo. Mu by'ukuri ishusho y'iki kibuga biragaragara ko nyine cyari kimaze igihe kinini kidakora, bitewe n'uko cyari cyarafunzwe na M23 yamaze gufata uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibibuga by'indege ikabyigarurira. Mu by'ukuri rero ni ikibuga gihora kirinzwe n'abasirikare b'umutwe wa M23 impande y'iki kibuga ndetse n'imbere. Mu by'ukuri aho no kugira ngo abanyamakuru babashe kwinjira n'abandi yewe byabashije kunyura mu nzira ndende cyane kugira ngo baze kwakira uyu muyobozi wa MONUSCO mu by'ukuri, cyangwa se wa UN wasesekaye nyine hano ku kibuga cy'indege i Goma. Bitari byitezwe n'abantu, birasa nko byatunguranye, ariko mu by'ukuri nyine yamaze kuhagera. Ni n'ibintu byiza cyane, bitewe n'uko M23 yo
icyo ishaka n'ubundi ni amahoro. Mbese ni ibiki bije kuganirwaho kuri hagati ya UN ndetse n'uyu mutwe wa M23. UN akanama gashinzwe umutekano w'isi, hari byinshi UN yagiye igenda yohereza hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero byinshi bikomeza kugenda bivugwa, natwe turagenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Mu by'ukuri nubwo umutekano i Goma wakomeje kugenda urushaho gukazwa ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 nyine bamaze kuhigarurira, bigenda bigaragara ko harimo n'abasirikare bake bo ku ruhande rwa FARDC b'ingabo za Kongo, ariko ni bake bake. Birasa naho M23 yamaze kugenda ikubura umujyi neza, n'abarimo ni babandi bake bake n'ubundi batagira icyo bakora kuri M23. Ndetse yewe benshi bakomeje no kugenda bashyira intwaro zabo hasi bakihuza n'uyu mutwe wa M23 kugira ngo nyine bawufashe mu by'ukuri, bitewe n'uko bari bamaze gutsindwa. Ubwo ndavuga ingabo za FARDC zo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ibice byose M23 yamaze gufata cyangwa se gushyira mu biganza byayo bifite umutekano udasanzwe, ndetse yewe n'abaturage bakomeza gushima cyane M23 bitewe n'uko yongeye kugarura amahoro muri Kivu y'Epfo ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri auti mbese uyu muyobozi wa UN ni iki kimuzanye ahangaha i Goma? Mu by'ukuri ni byinshi cyane bimuzanye, harimo nyine no ubwo nibijyanye n'amahoro, ari nabyo aka kanama ka UN gashinzwe umutekano ku isi. Nyine urumva ko ni ibijyanye n'umutekano baje kuganira ku mpande zombi. Ibyo bari buganire rero nibyo dukomeza natwe kugenda tubibagezaho. Turahaba gatanu kuri gatanu, amaso yacu aragumayo kugira ngo hanyuma rero natwe tuze tubibabwire. Icyo usabwa mu by'ukuri ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana, hanyuma rero mukaduha igitekerezo niba hari n'inyunganizi mwaduha mukayiduha, kuko nimwe dukorera, n'ubundi byose tubikora ku bwanyu mu by'ukuri. Ariko twebwe ndabizeza ko n'ubundi amaso yacu yose tuyahanze hano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo impinduka yose cyangwa se icyo ari cyo cyose kirajya kiba tujye duhita tukibagezaho gatanu kuri gatanu. Mu by'ukuri turahari kandi amaso yacu mu by'ukuri ariyo hano ku kibuga cy'indege i Goma no hanze yacyo, nyuma y'uko uyu muyobozi wa UN amaze gusohoka kuri iki kibuga. Ibikurikiraho byose turajya tubibagezaho gatanu kuri gatanu, tuba turi update. Mu by'ukuri nibyo twiyemeje kujya tubagezaho. Ikindi nababwira nuko nyine amahoro yo yamaze gusendera, amahoro ndetse n'umutekano byamaze gusendera hari i Goma. Nta kindi kibazo gihari uretse nyine bano barwanyi ba FARDC bake nabwo bake batagize icyo bakora kuri M23 bakirimo, ariko nabo ntacyo bakora haba ku mirwanire ndetse no kuba bashaka kongera gutegura intambara. Mu by'ukuri M23 yo yamaze gushinga ibirindiro ivuga ko itazabihakura, kandi mu by'ukuri abaturage benshi bamaze kwishimira uyu mutwe wa M23 bitewe n'umutekano nyine babona usendereye, ndetse bitewe n'ibintu byinshi bakomeza kugenda babagezaho. Twebwe rero turari kugira ngo tujye tubagezaho byose birajya bihaba, ntukureho amaso, ndetse turanabakunda cyane.